neza ni Fofo nanone ugarutse turabaramukije nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nabwo tugiye kuganira. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara ikunze gufata abana batoya mu mezi 2, 3 kuzamura aho ngaho, ariko abana bakiri batoya cyane. Iyo ndwara ikazengereza abana, rimwe na rimwe ugasanga abantu barajya mu miti ya kinyarwanda ahantu henshi hatandukanye, rimwe na rimwe abana bakaducika tukababura bagapfa nyine kubera ko habayeho wenda kutamenya. Uyu munsi rero ndagira ngo tumenye ese iyi ndwara ni iyihe, ese iterwa n'iki, ese ibimenyetso biyiranga ni ibihe, ese umuntu yagirinda ate niba ari ibyirindwa, ese mu gihe byakugezeho wakivuza gute cyangwa se wakira mu buhe buryo. Ababyeyi babyaye wenda baraza kunyumva cyane, ariko n'abatarabyara muraza kubimenya kuko ntago ari indwara, mbona ari indwara izwi cyane imaze kumenyekana. Indwara bita ikirimi cyangwa se epiglottitis. Epiglottitis bituruka kuri epiglottis. Ni murabona kuri kuntu iyo umuntu yasamye ururimi rwacu buriya kuri ku ntangiriro yarwo aho ruri hano mu muhogo harimo akandi kantu k'akarimi gatoya rero abanyarwanda ni abahanga cyane, bakise ngo ni ikirimi. Nyuma y'ururimi hari ikirimi. Rero ikirimi ndaza kuvuga ko umuntu wese ubundi arakivukana nyine. Iyo epiglottis mu cyongereza iyo tubivuze wumva ari akantu gasobanutse. Epiglottis ukumva nyine kukagira nta kibazo, ariko hari igihe ushaka kuvuga ikirimi ukumva nanjye mfite ikirimi, kuko nyine babyise indwara y'abana ngo umwana wanjye yarwaye ikirimi, mujya mubyumva. Rero uko kurwara ikirimi usanga ari ako kanyama kaba ahangaha hafi y'ururimi nyine hejuru gatoya y'akabox cyangwa se akandi kantu kadufasha kitwa larynx, kadufasha kuvuga. Larynx nyine niyo idufasha kuvuga. Rero cyane nayitangijwe munsi yaho gato hari undi mwenge bita trachea cyangwa se umwenge ufasha ko duhumeka. Ako kantu bita ikirimi ubundi kaba gapfundikiye umwuka, donc ahantu haca umwuka duhumeka. Iyo turi guhumeka ako kantu k'ikirimi twita ikirimi karifungura tugahumeka. Kwa kundi umuntu akorwa n'ibiryo kumva akoroye cyane cyangwa se amazi angaragukoze ngo barakuvuza ibintu nk'ibyo, ubusanga ari ka kantu kifunguye wari uri guhumeka ugahita unamira icyarimwe, ugasanga biyobeye hahandi haca umwuka ujyanwa mu bihaha. Rero iyo biyobye icyo gihe nyine urakorwa. Rero ako karimi gatoya twita ikirimi niko nshaka ko tuvugaho, kuko abana batoya karabazengereza cyane iyo bakarwaye. Gaterwa n'iki rero? Hari indwara twita hemophiluenza. Hemophiluenza turayivuga gute mana yanjye? Okay. Ni bakteri. Iyo bakteri rero abantu bose barabizi. Iyo umuntu yarwaye akavuga ngo yarwaye amabakteri, ngo yarwaye bacteria, ibintu nk'ibyo. Iyo bakteri rero yitwa Haemophilus influenza. Ntabwo ari influenza, ni Haemophilus influenza type B, niko bongeraho inyuma nyine, kuko bikunda kwataka abana ko ngaho. Ntabwo ari ibicurane, kuko ibicurane abantu benshi baraza kubyumva, abantu baza ayo bakteri Haemophilus influenza ubundi itera ibicurane. Rero iyo Haemophilus influenza type B niyo itandukanye niyo Haemophilus influenza ya mbere twavugaga. Nako ka bakteri rero kafata abana kagatuma bavuga ko barwaye ikirimi, kuko iyo gafashe gafata nyine ahangaha mu muhogo kuri iyo epiglottis cyangwa se kuri icyo kirimi turi kuvuga ko ari ikirimi. Hanyuma rero ikirimi kuko umwana wese arakavukana ubundi, iyo gafashwe gahita gatangira kubyimba, kakabyimba ku rwego usanga iyo kabyimbye cyane gahita gapfuka hantu umwuka wajya gusohokera, kuko murabizi ko nababwiye ko ariko gapfuka wa mwuka usohoka.
hanyuma uwo mwuka uri gusohoka rero ntiwongera kubona uko usohoka kuko kabyimbye katatswe n'iyo bagiteri. Hanyuma uko kubyimba rero bigatangira gutuma haza ibi bimenyetso ngiye kubabwira. Iyo umwana yatatswe n'iyi ndwara ubundi agira ibi bimenyetso. Icya mbere agira umuriro mwinshi cyane uri hejuru. Hanyuma icya kabiri agatangira kumira bigoranye, ntamire ntabashe kumira amacandwe, ntabashe kumira ikintu na kimwe, bikagorana. Noneho ko kutamira amacandwe bigatuma atangira kuyacira. Ariho umwana atangira gucira inkonda nyinshi kuko nta kintu na kimwe ari kubasha kumira, ari kubabara. Ugasanga umwana yicaye muri position idasanzwe, yunamye kugira ngo abashe guhumeka, byibura yasohoye ururimi nyine kugira ngo abashe gushaka umwanya wo guhumekeramo, kuko kakanyama kari hano, kaga cartilage, kakanyama kitwa ikirimi turi kuvuga, kabyimbye gafungaho umwuka uca. Rero umwana ari gushakisha uburyo bwose byibura yicara kugira ngo abashe guhumeka. Hanyuma ikindi kibigaragaza nyine ni uko gucira inkonda. Ikindi kibigaragaza ko umwana ashobora kuba afite iyo ndwara, gutakaza apeti, amarira nyine urabyumva, ari kubabara. Donc ibyo bimenyetso rero ikindi kibiherekeza cya nyuma ni uguhumeka nabi cyangwa se no guhumeka bigatangira kwanga. Ukabibona ko umwana guhumeka byagoranye, nyine atari kubasha guhumeka. Rero ibyo bimenyetso nubona umubebe yatangiye kujya gucira inkonda, byo rwose n'uwo muriro ni ibintu byagakwiye kwereka ko umwana atari kubasha nyine kugira ibyo yikorera kandi mbere ataziciraga. Iyo umwana rero yagize ibyo bimenyetso, ni byiza ko uvuga ngo ndabigenza ndise ndakora iki. Reka mbabwire rero ikintu dukwiye gukora ukibona ibyo bimenyetso, ukibona umwana yatatswe n'iyo ndwara cyangwa se ukibikeka. Ahangaha reka mbabwire ubundi muri rusange, iyo ababyeyi bamwe babiketse ngo bajya kugakatisha, bagakata n'imakasi. Sinzi uko babigenza, sindabibona, ariko mwumve ko ari ibintu bibabaje. Ibaze kujyana umwana mu bya kinyarwanda, umwana bari kumuvura kwa muganga agakira, ugahita wihuta ati umwana arwaye ikirimi, munyereka aho bagica, bagakata. Ntabwo nzi ngo bakata iki, gusa icyo nzi nuko abana benshi bahapfira, abandi bakarokoka. Hari n'abandi bavuga ngo reka mbanze ndebe, ukasamura umwana ukareba ngo ese ngo turebe ko kabyimbye ako kantu, ukajya kugakoraho. Reka mbabwire babyeyi, ushobora kujya kugakoraho wa mwuka noneho kagahita kifungira rimwe, kuko gafasha ahantu, gafasha umwuka gutambuka no kwinjira. Noneho wagakoraho umwana bigahita birangira, agahita ananirwa guhumeka burundu. Cyakwa kundi umugaramisha ngo reka turebe, ngasama ngo ndashaka gukontorora, mu mujyane kwa muganga. Rero ni byiza ko ukibona ibi bimenyetso, hafi ni kwa muganga, ukagenda bakamurebera, kuko kwa muganga bafite uburyo bwinshi babikoramo. Icya mbere cyo bamuha imiti imufasha kubasha koroshya kwa kubyimbirwa, kwa kudahumeka. Hari n'abana usanga bananiwe guhumeka, bundi bagashyiramo akenge hano mu ijosi bagahumekeramo. Yego, hari n'abandi usanga babahaye imiti, babashyize kuri oxygen ko batari kubasha kwihumekesha bo ubwabo. Rero urumva ko kwa muganga bafite uburyo bwinshi bari kubikoramo kurusha uko wajya ku baganga ba gihanga badafite microscope ngo bari burebemo, barebeshamo intoki, umwana akatakariza ubuzima. Rero ahangaha hari abantu bashobora kwibaza ngo ese iyi ndwara hari uburyo umuntu yayirindamo? Yego, birashoboka, kubera ko iyi ndwara ni indwara yandura nyine bitewe n'amabagiteri. Iyo bagiteri rero, uyu mwana iyo bagiteri twavuze hejuru, iyo umwana avutse, ubundi hari inkingo zagenewe abana kuva ku mezi kumwe kuzamura kugera kuri 15, turabizi. Hanyuma rero iyo umwana izi nkingo, uru rukingo rwa Haemophilus influenza type B, baruha umwana guhera ku mezi 2, 4, 6, 12, 15, ku buryo uwo mwana wawe atazarwara nyine kuko bamukingiye iyo ndwara. Ikirimi rero kirakingirwa. Ni byiza ko umukingiza akivuka, za nkingo zose tukazikurikirana kugira ngo umwana tumurinde abeho neza. Icya kabiri, niba inkingo wazikoresheje neza, ni byiza ko
nujya kugaburira umwana ikintu, nujya kumuha ibintu ibyo ari byo byose, ukaraba intoki ukamuha ibintu bisa neza. Isuku nayo ni ingenzi cyane mu kugufasha, kubera ko ashobora kuba yakoze ahantu ashobora kwandura ya ndwara, ashobora kuba yakoze ku bintu bifite ya ndwara, kuko ni indwara yandura. Ibiyiko ntatizanye n'abana wenda bafite iyo ndwara, mwabimenye ko bafite iyo ndwara, ntibasangizanye ibiyiko, amasahane. Buri mwana wese agakoresha igikoresho cye, ni byiza kuko nabwo iyo ndwara ishobora kuhandurira. Ikindi rero umuntu yakora ni igihe umenye yuko uwo mwana yarwaye, noneho byarangiye ugahita wirukankira kwa muganga, kuko nabyo uko nako ni ukurinda amagara. Dusoza rero ndagira ngo mbabwire, iyi ndwara ni indwara itwara ubuzima bw'abana benshi mu gihe utinze, ariko ni n'indwara ishobora gukira rwose bagafasha umwana mu gihe uhise wihutira kwa muganga. Birasaba rero iki? Birasaba ko dufatanya nk'ababyeyi, ukareba mugenzi wawe afite icyo kibazo, ntumubwire ati reka tujye kwa wa muganga uca ikirimi agenda akatakate, kuko ibyuma bakoresha ntubyizeye, imigesi ibiki byose ntuzi ngo babyogeje hehe. Kwa muganga niho hantu byiburaho kwizerwa. Ni byiza rero ko tuba maso ya buri muntu mugenzi wacu wese w'umubyeyi, ukamufasha. Ashobora kuba atabiza, kumva wenda amakuru bamuhaye ariyo yo, ariko amakuru ya nyayo nayo kwerekeza kwa muganga mu gihe ubona wanduye. Rero ubutaha dushobora kuzavuga no ku zindi bagiteri zishobora gutera iyo ndwara, cyangwa amavirusi, no ku bantu bakuru, kwa kundi abantu bakuru barwara amanjine. Byose ni indwara zo mu muhogo, ariko reka tube tuvuze kuri ako ngako. Ndizera ko ari amakuru y'ingenzi twakiriye azatuma abana bacu dukurikirana inkingo zabo, tukabitaho, tukabagirira isuku, bakabaho neza ubuzima bwiza kandi bwuzuye. Ndabakunda, dukunda umuryango, duhora tubiganira. Ni byiza ko umuryango ubaho neza kandi ufite ibyishimo byuzuye, nta burwayi. Ntiwibagirwe gukora share, comment, like, subscribe, kugira ngo n'ibindi byose tugenda dukora muri ibi biganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe kandi neza. Turabakunda.